se twarozwe kungana iki? Ati jye nigeze ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo. Arambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi. Ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo, ukavuga ngo watumwe nande, watumye ibyo ngibyo ninde? Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho wongereyeho ko watumwe n'Imana, ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha kubera waje bageze batya barabonekerwa. Umuntu arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga, ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa, bikajyaho abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora, n'abandi bakabikora, n'undi akabikora. Ibi mvuga murabizi ko biriho, ko byabayeho, ntabwo ari byo mpimbye. Ngimushatse nanababwira n'amazina nabwo ati kanaka wa kanaka cyangwa nyirakanaka, bimeze gutya. Bakajya mu gikari cyangwa agashandashandika ashyiraho igisharagati, abantu bakajya baza, ibyo bakora simbizi. Abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga, ariko hari n'ibindi udashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga, ariko bikorwa ukuntu uzi kubwira abantu, ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi, nimuze mujye mu nyoboke, narabonekewe nabwiwe ko bizagenda bitya, mujye mwurira ibiti, mujye mu mashami yabyo, kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana, ubwo wazamutse wagiye ntabyo mpimba, ndavuga ibiriho, ibi barimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya. Abandi bagashora abantu mu buvumiro caves, baba ngo mugende, nimugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera, ubwo nyine waswicinze mu wundi mwuka. Bityo bigakorerwa abantu amagana, ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe, baba b'amadini baba bo muri leta. Abandi ntarumva kandi koko niho navugiraga ko bya bindi bihuzwa. Abandi hari abandi bafite ibintu bigisha abantu babwira ngo ni uguca akarande. Ni ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango, ugatandukanya abana n'umuryango, bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore. Ibyo byabaye hehe usibye ko
niba hari n'ahandi byabaye hano mubyemerera igihugu ubu ntabwo tuzasubiraga n'ahandi navugaga extremism iyo ikintu icyo ari cyo cyose itera ikibazo ubu tuzasubira hahandi hongere babwire abantu batubaze abantu barebare nibo begereye Imana kurusha twebwe bagufi abo dufite ikibazo ubu ni ukuvuga ngo batureba gutya bakumva ko dukwiriye gupfa ko byabaye si kitabigarura ni iki muri aho mwemera ibintu nk'ibi mutekereza muti kitabigarura ni iki mwaje gushimira ibi ngibi mufite se mwaje gushimira iyo mico mwemereka bajyamo abantu bose bagahinduka ariko se ko nazi ko abantu twese Imana nyine yaduhaye n'ubwonko dutekereza erega yabuguhaye ngo nugira ikintu umuntu kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi uvuga uti ubanza ubaze koresha ubwonko unabaze uvuga utari ku iki ibimbwira ni ibiki bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki ariko ntabwo ari kugutamika ikintu cyose kamera cyashoboka bitema abantu bazima abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo abantu twageze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo how do we entertain such a nonsense ubu turi abantu bari aho NSKama NSAG araza akatwara mu byo yapanze atekereza tukamukurikira koko akababaro kanyu ntacyo kabamariye akababaro k'amateka ntacyo kabamariye wakwemera wahora uri uwo gushukwa gukoreshwa amarorerwa gusa wowe ugakurikirana ntubaza ntuvuga utari ko ni ibiki ntunabigereranya n'ibyo wanyuzemo n'ibyo abawe banyuzemo n'ibyo abawe watakaje uvuga uti u Rwanda ntabwo kuko twavuze ibyiza by'u Rwanda rugeraho n'iki nibyo rwose turabyishimiye nyine kandi tukwiye kugera no ku byinshi byiza ariko se duceceke ku bizaturimbura ibizarimbura n'ibyo biza turiho tugeraho mu biceceke ntabikiti abantu b'amabandi bazi babayobore babatware erega ibi navuga ibimaze kuvuga natanga agahingero hari abatakaje ubuzima muri byo hari abantu bapfa hari abantu bagwa muri ubwo buvumo hari abantu bagwa mu kubabwira ngo iyo yari afite indwara ntiyivuze uwo ngo azamuvura yabanje akivura se nawe kwa barwaye ahubwo ukabyemera ukabyemera ifuru kandi uzituyanteze mfite ububasha nahawe n'Imana ndagukiza wabanje ukikiza wowe umerewe neza ujya gukora ibyo ngibyo how do you accept this nonsense you Rwandans honestly how do you entertain this rubbish
mwebwe bicaye hano mwebwe bayobozi, how do you entertain it? maze rero ubanza amateka yacu yaradusizemo imvune tutanazi tutumva, banza tugomba kuba dufite depression hari muri society cyangwa ikituma abantu nabyo niba ari ikibazo tuzashakira umuti. You can't be there to accept everything and anything. You must question, you must say why, what, how. Good people of this God we want to pray here every day, how do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. Mbona kuri social media ukabona yanditse ngo nango ibintu ngo bavuta abantu babireta itangiye gufunga ngo za church, hagira umubaza atari ko abangwa kengo nibyo ngo ntabwo zikoye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga cyose uvuga iki? Honestly, what it's no longer what now, it has become how ukuntu bagomba kubabembereza mu Giswahili kubembereza. Anyway, you oh my God. Bazibi ntibigira ikitangaza, ntibigira umukene, ntibigira umukire, ntibigira utagiye mu ishuri, ntibigira wamenuje, bose baragenda mwese mukaba kimwe. Ubwo se twarozwe kungana iki? Twarozwe kungana iki? Ariko si mwemererwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Sibyo? Imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uzabwira abantu ati yewe ati jye nigeze nya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa, kubera iki kitabonekera n'abandi? Ariko kandi iyo kubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Nakubonekeye rwose, I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo so wayanga ninde? Ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande, watumye ibyo ngibyo ninde? Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana. Ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo
mbikoze naba mpakanyije Imana kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanya nte? No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana, byakozwe ni a fool, just a fool, a criminal actually. If you are a criminal, if you are a fool, you can't act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero, ababijyamo bakabikora, hari ababikurikira, then hari natwe twese tutabirimo tutabikurikira, ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe bikomeze bibe. Ubwo se wowe urabikira nawe uri kimwe n'abandika. Iyo warebye hirya ngo bibe uvuti ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo, ariko bigasa nkaho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba. Bikwiriye kuba, turabizi, hari mu buryo bw'amadini, hari mu buryo bwa politiki, hari mu buryo bw'umuco, turabizi byose, turabizi, tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu, kuko atari byo dukurikiza. Abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorerwa mukabihorera. Mwatanze impression nk'aho mu Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa. Ibyo murabizi kandi mucishe make, mukora ibintu bizima bizwi, abantu bazima bakora, igihugu gishaka kwiyubaka gikora, society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabyo. Ba nyiri ibyo ngibyo mubibarekere. Urumva ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko jye nditeguye. Abantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye, nanjye ku ruhande rwanjye nanjye ndabizi. Niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara dutera ubwoba cyane cyane ibingibi bene rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bahanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde rw'ibimeze. Aho tugeze hasi hari ubwo twigeze bitaba bihari, twabanye nabyo, tuzabana nabyo. Abadashaka ko
tuva muri ariya mateka badushyizemo na mbere hose ngo dutere imbere, barahari, turabazi, tubana nabo. Ariko tubihanagure vuba na bwangu. Niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ntibikemura ikibazo cyose. Kugerageza gufasha, ibintu byose bigira uburyo binyuramo. Iyo ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza, ariko n'ibyo ushaka gukora, ariko kugira ngo ubikore ukwiriye kubanza ukabyemererwa. Hari ibintu umuntu areba. Hari n'abandi bavuze, nabwo mbona bifitemo confusion, bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diporome cyangwa imeze aba bafite za diporome nabo barimo abakora nk'ibyo, ntawe bihuriye na diporome.